inka yarapfuye barayishingura, barangije kuyishingura nyuma yaho baza kuyitabura, bayitabuye baza kumfata ngo kiba natabajije, mbese kuki ntatabajije ni ukubera iki ngo nanje naziriye, ndababwira ni njyewe ntazo nariye, rwose nta niziri mu safuriya, ubwo ati je imbere tugende. Ibi byabereye mu kagari ka Gasakuza mu murenge wa Gacaca mu karere ka Musanze. Inka umuryango wa Ntamfurayishyari Clementine wari wahawe muri gahunda ya Girinka yaripfushije, maze umuyobozi w'umudugudu ategeka ko itabwa batanayipima ngo hamenyekane icyayishe. Abaturage bari hafi aho bahise bayitaburura bajya kuyirya nk'uko hari ababibwiye TV na Radio 1. Icyakora ngo ntibyabaguye neza kuko batangiye guhigwa kugira ngo baryozwe uku gutaburura inka yipfushije bakajya kuyirya. Nyirinka Ntamfurayishyari Clementine yarafashwe arafungwa azira ko atatanze amakuru y'uko inka yapfuye igatabururwa ikajya kuribwa. Inka yarapfuye barayishingura, barangije kuyishingura nyuma yaho baza kuyitabura, bayitabuye baza kumfata ngo kiba natabajije, mbese kuki ntatabajije ni ukubera iki ngo nanje naziriye, ndababwira ni njyewe ntazo nariye, rwose nta niziri mu safuriya, ubwo ati je imbere tugende, njyewe ndavuga nti ndagenda pe kubera yuko ntazo nariye. Ntamfurayishyari Clementine yarafashwe arafungwa amara icyumweru kirenga muri kasho. Hatinjira mu munyuru ndinji maramo icyumweru, bigeze barongera imfunzwe, barongera baranyimura banjana kuri Busogo maramo n'iminsi enye. TV na Radio 1 bigera mu kagari ka Gasakuza mu murenge wa Gacaca byageze mu ngo bivuga ko hari abagabo bahunze batinya ko bafatwa bagafungwa bazira gutaburura inka yipfushije bakayirya. Uyu mugore umugabo we yarahunze nk'uko yabibwiye TV na Radio 1, ariko ngo ubu abayeho nabi kubera ko umugabo we ari we wamuciraga inshuro agatunga abana babiri bafite. Urabyumva ubu mbayeho nabi byo sinanakubesha, ubu ni usibye Imana yo mu ijuru nizi uko mbayeho, n'umwana muno ntiyapfa kumenya uko mbayeho kuko buri wese burira akigira mu nzu ye, ntabaza ukuntu icyo ndararira. Ubu nabana babiri mfite, twaryaga uko tuvuye hanze ariko umugabo wanjye agiye guca agacuro, none ukuntu ibintu bigenze. Uyu mugore avuga ko inyama bazize umugabo we ko yazanye ziturutse ku nka yipfushije zitigeze zigera mu rugo rwabo. Ni ukuri baramubeshera, none sizo nyama ntigeze mbona hano muri iyi nzu, icyo gihe nari mpishije utuboga nari natarataye hano hepfo mu rutoki, n'agasima nari mvuye kugura kwa Viatora umuganje ko yari wari gushingirira umuntu. Ubwo none nakubesha ngo iyo nyama nimba ari inyama nimba ari bwoko ki, nakubwira ngo yigeze hano muri iyi nzu. Abaturage bavuga ko abataburuye inka bakayirya yayipfushije itanapimwe ngo babitewe n'inzara, kuko aha mu kagari ka Gasakuza ngo hari abakene benshi bakennye ibyo kurya. Ngo bakiye ubukene, abakene bari mu midugudu yacu ni ba masikini nta kandi bigirira, bari kunda gutabura izo nga satani n'ubukene zapfuye n'inzara, baraburara bakabwirwa n'inzara nyine kubera kwihamba ngo nego bapfe. Ubuyobozi bw'umurenge wa Gacaca mu karere ka Musanze busanga abataburuye inka ari amakosa bakoze. Icyakora Bwana Nsingimana Aimable uyobora uyu murenge akavuga ko ivuga ko hari abahunze atari byo, ahubwo ngo bagiye kwihisha ubuyobozi batinya ko baryozwa amakosa bakoze. Tabwe ntabwo ari cyo ushobora no kwirika kumanya abantu cyangwa kabica. Bagombaga kuganira rero. Nabyo guhonga tuvuze guhonga yabari teri miremere. Tumenyera ko ari umuntu ashobora gukora amakosa bamushaka akakwisha, ariko igihe cyagaragaruka. Kuba hari abaturage bagifite imyumvire yo kurya amatungo yipfushije ni ikibazo gisaba ko hakorwa ubukangurambaga bwigisha abaturage ko amatungo yipfushije atanapimwe batagomba kuyarya kuko ashobora kubagiraho ingaruka zirimo no gupfa. Icyakora ku rundi ruhande ngo no guhana byaba imwe mu nzira yatanga isomo ku bantu bagifite imyumvire yo kurya amatungo yipfushije. Peter Clever Nizeyimana, TV 1 mu karere ka Musanze.